ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Una muhungu w'abanyarwanda Jesquizo mu mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore banyarwanda kazi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Maginga yangaya nifite amakuru nyine nagiye nanjye nkurikirana gutya ariko ndavuga ni ndamutse ngiye nkayavugira handi ntayashyize kuri YouTube naba nkoza amakosa cyane. Buriya rukuntu abantu bakunda amakuru ngenda mbagezaho bitewe n'ukuntu mbagenda nyabagezaho mu buryo bugiye butandukanye kandi nkayavuga mu buryo bwiza abantu baba bakeneye kumva. Buriya inkuru nziza cyangwa se inkuru yari yose y'ukuri kugira ngo ivugwe ntago bisaba kuba wajya kuvuga ngo urayisoma cyangwa se ngo ugire gute. No, inkuru yivuga mu buryo bwawe ukanayigenekereza mu buryo bwawe, nibwo buryo buryohera amatwi ndetse n'abantu bashobora kureba bagakunda bitewe n'uko bitewe n'uburyo uyitanze. Muzo maginga yangaya ubu tuvugana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu byamaze gutangira rudubi, ibintu byahinduye isura, ibintu rwose bigiye kuba bombastic. Narababwiye ndababwira mwoka byara mu muntu wagomeye u Rwanda, umuntu wagerageje u Rwanda ukarugerageza mu buryo butari bwiza. Mambo yako hapa duniani yanakuwaga mabaya. Nuko ngo abazi igiswahili bo bumvise ibyo navuze, ariko ndagira ngo noneho mbabwiza ukuri. Inkuru numvise ni inkuru itari nziza na gato, ni inkuru abakongomani batari buze kubasha kwakira. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko ubu tuvugana uwitwa Gisegeti cyangwa se mukunze kwita ngo Sematama cyangwa se n'abandi bakamwita Kijundi Kamabyi, maginga yangaya ubu tuvugana ahantu ashobora kuba yicaye amabyari maratitira bikomeye cyane ati bimeze bite. Gisegeti buriya ngo hari ukuntu yajyaga yinyesebura umuco aba bagabo babiri bahuriyeho. Ndagira ngo mubabwire, kunywa amayoga bikabije. No kuvuga ngo uwitwa Neva n'umuntu bita Gisegeti bahuriyeho ikintu bita kunywa amayoga bikabije ndetse no gukunda abagore ku rwego rwo hejuru. Reka mbanze nkwa gafanta kanjye ubundi nongere ntangire nze mu gika cya kabiri. Hari ukuntu shahu namwe mujya muhuza ahangaha mugabo Jesquizo wa mipango Coca-Cola izakwica. Kambabwiza ukuri nongere mbiberurire, byararangiye pe. Ibintu bita amayoga byarananiye, ariko agakoka kagira flavor nkunda nyine iyo nkanyweye numva kangeze kunyota. Muzambabarire pe, ahaho namaze kuba addicted kandi ntago nteze no kuzabivaho. N'ubundi tuzapfa nakiramira nagira gute, n'ubundi tuzapfa. Nta n'impamvu rero gukomeza kujya mu ngira inama. Namaze kuba addicted na coca. Ibyo byo rwose ndabizi. Uziko nsigaye nanaryama none bikagera mu gitondo nkumva nshaka kunywa akantu, ariko noneho nkashaka kwirengagiza ko coca ibaho. Nkumva umutima ukanyishyuza kuyinywa, bikaba na ngombwa ko mbyuka saa 10 z'ijoro nkajya kuri store kujya kugura coca. So byararangiye ngiye rwose. Ikiza nuko atari itabi, ariko wenda byose birica, ariko nibe na coca nta nugo bajya bagenda ngo bayigupe bayigusanga mu maraso. Akungo karagaciyemo just kugira ngo tutaza kuza kurambirana ndetse no kugira ngo tuze kubona izindi comment nyinshi. So kuri ubu ngubu rero umwana w'umukobwa yamaze gutangaza yuko uwitwa Gisegeti cyangwa se Gisegeti, wa mugani w'abanyamurenge nibo bakunda kuvuga ngo ni Gisegeti. Gisegeti rero ubu ngubu tuvugana barimo baramwaka inote y'ibihumbi 10 by'idolari. Ayo mafaranga bagakora wire transfer bank to bank. No kuvuga ngo bitari ibyo ngibyo umwana w'umukobwa yamaze kuvuga karare kuri umuzigo anytime. Gisegeti rero yajyaga akagenda kujya kwinyensebura ahantu agakubita bikomeye cyane, kumba umwana w'umukobwa yari yaramaze gutereka mu camera. No kuvuga ngo anytime mushobora kujya kubona mukabona Gisegeti yabaye nka balta. Video zirimo zira trending. Ahangaha rero na mugenzi we Neva
nawe hari undi mwana w'umukobwa wanyibwiriye jewe ku giti cyanjye ati rwose nanjye mfite amavideo anytime rwose ati we ntago wenda yamufashe mu cyumba ariko we nawe yarimo arinjiza umuntu mu cyumba uko binjiye ndetse nuko banavuye muri hoteli ahantu ntashatse kuvuga mu izina rwose umukobwa wahakoraga yafashe ayo mavideo arahari birahari ndetse hanabera intambara ikomeye cyane umugore wa Neva yamaze kumenya ko ngo Neva hari yagiye kwinyesebura birakomera cyane aba garde corps cyangwa se abajepe barinda Neva ndetse n'abarinda umugore bari barwanye bagiye no kurasana mu buryo bukomeye cyane so baza kuza kubihosha ibintu birarangira gutyo ariko ibyo ni ibintu bizwi kameme everybody knows ahubwo nuko batinya kubivuga ko kigira kunyota pe uzakagerageza nawe wumva so ni ukuvuga ngo isi yose aho bicaye hose bategereje kujya kubona bakabona the video ndabizi neza zino video ziraza kuza kuba viral ndabizi mu kanya gato mushobora kujya kubona mukabona ibintu bibaye vira umwana w'umukobwa ubu nubwo ndagenda nze kumbuga nkoranyambaga ngo ndebe ahubwo niba magingo nga ndimo ndakora ino nkuru batari bazirekura kuko mu kanya gato rwose urajya kubona ubone ngo pam 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 ni ukuvuga ngo anytime so abantu bakaba barimo baribaza bati ibi ngibi ko bisohotse nyuma yaho uwitwa Joseph Kabila Kabange amaze gutangaza abwira Gisegeti amubwira ati nguhaye iyo bita avertissement gusenya umutwe wa FDLR witwa Joseph Kabila Kabange yakoze imbwirwaruhame aravuga ibintu byinshi cyane ndetse aza kuza kubwira Tshisekedi ati rwose ubuyobozi buriho maginga yangaya ntago ari sawa kandi ikindi kandi ngomba kugaruka mu gihugu cyanjye ababwira ko agomba kugaruka mu gihugu cye ariko noneho amakuru aragenda acicikana nuko ashobora guhita yibera zagoma hariya harimo harayoborwa n'umutwe wa M23 ariko ikintu cyonyine cyangwa se ijambo rimwe yabwiye uwitwa Tshisekedi yamubwiye ati itandukanye n'uwitwa Wazalendo itandukanye n'uwitwa FDLR nicyo kintu cyonyine umugabo bita Joseph Kabila Kabange yavuze ndetse abivuga bishimangira so maginga yangaya rero abantu bakomeje kugenda bavuga bati Jesu Kristo wamipangu uze kuza kudutohoreza amakuru neza niba atari Joseph Kabila Kabange wahise ubwira abana bafite imiziga ati are you guys ready no kuvuga ngo mushobora kujya kubona mukabona ibindi bintu bitrendinga kurenza zira video zijya zitrendinga kurenza match ya Champions League finale wallahi ariko sinkubeshye nagiye kubona mbona abantu bariteguye kuyora inkuru nka ziriya cha video ya Gisegeti ishobora kuza kugira 1 million mu isegonda no kuvuga abantu barayiteguye bikomeye cyane so ikintu kimwe nababwira ni iki ngiki mwicare mubizi neza ko anytime Gisegeti ashobora kugira gute ashobora gutwikwa abana bagahita bamutereka kuri murandasi kuri murandasi papa wanjye uko nuko niko bigenda iyo uri fene ya mu mutwe nuko bigenda ejo nibwo naganiraga n'abantu bari hariya mu mujyi wa Goma ndabaze mu mujyi wa Goma bimeze bite barambuye ati bana mu mujyi wa Goma ibintu byose ni bombastic ibintu byose ni sawa cyane ndetse rwose
amahoro arimo aragenda agaruka, barimo barakora icyo bita bouclage ni uburyo bwo gusaka mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare baba barihishe, wazarendo n'abandi bantu bakoresha intwaro gakondo n'ibiki, bakabafata bakongera bakaheza amaformation atuma basubira mu buzima busanzwe, ariko ibyo ngibyo by'ubugizi bwa nabi byose babyihoreye. Ntago bouclage ari ukugira ngo bafate bafunge gusa, ahubwo ni ukugira ngo abo bantu bafite imitima ya kinyamaswa bongere basubizwe mu buzima busanzwe, ariko noneho bafite bahinduriwe mu bwonko, bukumva ko nyine bakakuramo umutima wa kinyamaswa bakagaruka ibumuntu. Ntago buriya gufunga bivuze ngo umuntu baramufunze ngo ubuziraherezo, ahubwo baba bagira ngo umuntu yongere yisubireho yitekerezeho, nicyo kiba kigenderewe. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko magingo aya ngaya inkuru yariyo, icyo gusa nashaka kubabwira nababwiraga ntimwoka byaramwe, mwicare mwiteguye uwitwa Gisegeti anytime murajya kubona mubone kwa mtandao, mambo yanaanza kuruka, vipeperushi huko vinaanza kuruka.